Nongeye kubaha ikaze kuri ya YouTube channel y'Abanyarwanda ariyo Rwagasabo News, ikomeza kugenda ibagezaho amakuru ari kugenda acaracara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ari kugenda atrendinga. Kuri uyu munsi wa none nk'uko mubibona murabona abana b'abakobwa babiri, ndetse aba bana b'abakobwa babiri murimo murareba, muri make ntekereje neza natekereza ko nta muntu n'umwe muri u Rwanda rwa muzehe waba utazi Vestina ndetse na Dorcas. Aba bana b'abakobwa nk'uko mubareba bamenyekanye muri gospel cyane ku buryo buri hejuru, kuko bakunzwe n'abantu b'ingeri zose, kuko baririmba indirimbo zifasha buri muntu wese, buri wese akisangamo. Wakwibaza uti kuri uyu munsi wa none ese inkuru y'uyu munsi ishingiye kuki? Aba bana nk'uko mubareba Vestina ndetse na Dorcas bamenyekanye muri gospel. Aba bana ikintu twabakubwiraho cya mbere, ni abavandimwe, nyina ubabyara n'umwe na se ubabyara n'umwe, ariko wakwibaza uti kubera iki baba batandukanyijwe n'umuhungu bigeze kuri aka kageni, ku buryo itangazamakuru ryaba ryamanutse rikavuga, ndetse abantu benshi hirya no hino mu gihugu bakaba bacitse ururondogoro kubera iyi nkuru y'aba bana b'abakobwa. Wakwibaza uti ese uwo muhungu ni muntu ki? Ese uwo muhungu akora iki cyangwa se ni uwahe? Byinshi ni iyi nkuru, kurikirana iyi nkuru kuri Rwagasabo News ubashe kumenya amakuru agiye atandukanye ariko bavugwaho. Mu by'ukuri rero uwo musore ari mu kigero cy'imyaka 28 kugera kuri 32, akaba bivugwa ko yabanje gukundana na Vestina bakundana, noneho nyuma akaza no kubenguka Dorcas naye bakajya mu rukundo, bityo umubano w'aba bana bombi b'abakobwa ukaba ucitsemo kubiri kubera impamvu z'urukundo. Vestina akagira uti jyewe nakundanye na Jean Philippe, koko twakundanye mbere ya Dorcas, urukundo rwacu nawe yari aruzi, sinibaza impamvu yaba yafashe umwanzuro wo kunkundira sheri wanjye cyangwa se kugira ngo antware umugabo. Tukibaza uti abana bangana uku nguku kuki batangiye kujya mu nkundo bigezeho, ubwo batangiye kwangiza kariyeri yabo mu bintu bidafite, twabara ko bidafite akamaro cyangwa se bidafite agaciro gahambaye karuta ako ubwabo bari bafite. Twibaza tuti ese ko batangaje ko batandukanye, ibi bintu byaba ari impamo cyangwa se yaba ari amakuru y'ibihuha arimo aragenda acaracara? Ariko si uko biri, si ibihuha, aya makuru arizewe kandi ijana ku ijana. Aba bana bombi b'abakobwa nubwo ari abavandimwe babana mu rugo rumwe cyangwa iki, buri wese yavuze ko ku ruhande rwe, buri wese yavuze ko agomba gutangira urugendo rwe rwa muzika, buri wese agakora ku giti cye kubera iyo mpamvu y'uwo musore. Tukibaza tuti ese bakwicaye bakarebera hamwe ikintu kiri kubatandukanya, ko ikibatandukanya ari gito cyane kuruta icyo bapfana, bityo icyo kintu bakaba bagishakira igisubizo bombi uko ari babiri, cyangwa se bakifashisha n'ababyeyi babo muri rusange, dore ko ababyeyi bombi bagihari babisunga, bityo bakabasha kuba babaganiriza, bakabasha kumenya urugamba barimo bararwana urwo ari rwo. Bavandimwe, urugamba rw'urukundo ni ikintu gitangaje. Muri make dore uwo musore barimo barapfa uwo ari we. Wakwibaza uti ese uyu musore ni muntu ki? Uyu musore akorera kampani ishinzwe gukwirakwiza cyangwa se gutaransifera ibintu mu mahanga. Uyu musore akaba akora kuri Rwandair Airport, akaba akora ku kibuga cy'indege giherereye i Kanombe. Abakobwa bombi rero nk'uko mubabona mu maso yanyu barakeye, ariko ntabwo umwanzuro bafashe wo kuba batandukana, uyu mwanzuro ntabwo urimo urashimisha abantu benshi cyangwa se ngo ube wabamotiva, kuko buri muntu wese aribaza ati ibi bintu ntabwo byagakwiye. Urukundo ntabwo rwakangije kariyeri y'umuntu cyangwa se ngo rwangize ubuzima bwe, ahubwo rwakabaye ari urukundo ari ikintu kije mu buzima bwa muntu, kimumotiva kikamusunika mu byo arimo ariko kitamuhutaje. Ibyo rero bikaba bitarimo biravugwaho ku mpande zombi, hagati ya Vestina ndetse na Dorcas. Umwe akagira uti umuhungu
Jean Philippe turakundana, undi nawe ati turakundana, undi ati twakundanye mbere, undi ati niba mwarakundanye mbere birashoboka ko mwaba mwarakundanye mbere ariko nyuma akaza kubenguka jyewe tukaba ari jyewe tuba turi gukundana ubu nonaha, tukibaza tuti uru rugamba rwabo rurarangira gute? Twaganirije rero ababyeyi b'aba bana bombi kuri telefone, hanyuma uwo twabashije kubona ni mama wabo, papa wabo ntabwo twabashije kumubona ku murongo, iyo telefone yagumyaga gucamo, igacamo ikabura uyifata wenda kubw'impamvu z'akazi cyangwa iki. Nyina akagira ati abana banjye ndabakunda kandi nta n'umwe nifuza ko yatandukana n'undi cyangwa se ngo mwifurize ikibi. Ku magambo nyina yatwibwiye ku buryo burambuye, reka tuze tuyabumvishe kugira ngo mwumve icyo nyina yabashije kuba yabivugaho hagati ya Vestina ndetse na Dorcas ku mpamvu za Jean Philippe, tukibaza tuti ese aba bana mama wabo ko abagira inama yo kuba bakunga ubumwe bakareba ikibatandukanya bakakigizayo, bityo bakimakaza ikibahuza dore ko ikibahuza kiruta kure cyane ikibatandukanya. Mu magambo make rero tutavuze menshi, tutagiye mu gutinda cyangwa ngo duce hirya no hino, tega amatwi neza wiyumvire icyo nyina w'aba bana bombi abivugaho, ndetse na se nibiza gukunda neza buriya mu kibazo wenda cy'akazi nikaza kuba karangiye nawe turi bumuvugishe tumenye neza ko nawe dukonfirime twumve icyo abivugaho. Ku mpande z'ababyeyi b'aba bana bombi ari Vestina ndetse na Dorcas, nyina niwe tugiye kubashyiriramo ubutumwa bwe bw'amajwi kugira ngo mwumve neza icyo abivugaho, ndetse mwumve ko iyi nama nawe uri umubyeyi ariyo wagira aba bana baramutse babaye ari abawe. Okay, tega amatwi wumve umenye icyo nyina w'aba bana yabivuzeho. Murakoze cyane. Turabona ikibazo cya connection cyangwa se cya network kirimo kiraba ikibazo, ubutumwa bw'amajwi ntabwo burimo burabasha kuba bwavuga neza, ariko ku nkuru itaha turabibategurira bazashe kubyumva.